muri abo hari abavuye ku butaka bari bariho bavanywemo nuko bari bari mu marorasiyo atabakwiriye, mu nshako zibangiza, mu mibanire ibangiza, bajyanwa nanone ku bundi butaka. Shuti yanjye, kiremwa cyiza cy'Uwiteka Imana, Uwiteka wagukuye kuri buriya butaka wari uriho, akakujyana ku butaka bushyashya. Metaforo naguha nuko wakwibona nk'urugemwe, urugemwe rukiri rutoya bashyize ku butaka bushyashya. Urwo rugemwe rukaba rugomba kongera rugahagarara, ntirushobora guhagarara imizi itari kwinjira mu butaka. Urwo rugemwe ntirushobora kuzahagarara neza ku butaka bushyashya mu gihe rutitaweho. Nawe uvanywe kuri buriya butaka, ugiye ku butaka bushyashya, ugomba kwifokaliza ku butaka ugezeho. Ntabwo aho uri aho ngaho uhari ngo ube victime, wigire victime. Mu buryo bwiza shaka kukubwira niki, ni ukuvuga ko ugomba kuba responsable y'ubuzima bwawe, ugatangira gahoro gahoro gufata ubuzima bwawe mu ntoki, mu mbaraga zawe, ukavuga makeya. Umuntu ugeze ku butaka bushyashya ntavuga amagambo menshi, aratuza, akumva information nyinshi zihagije kandi akabaza. Urifokaliza ku butaka bushyashya wagiyeho, utuze, wumve kuri ritme yawe gahoro gahoro, ugenda ushyira mu bikorwa. Niba hari ahantu ukeneye ubufasha, ubushake, ariko utagiye gusubira muri ba bandi baho wavuye. Ibi kandi bifasha nanone wa wundi wavanywe ku butaka runaka mu gihugu runaka, wenda akamusubiza mu Rwanda. Tuvuge n'urugero, avuye muri relation toxique. Nagira ngo nkubwire yuko aho hantu uri kuri ubwo butaka bushyashya, niho hantu ugomba gukomeza gushyira ibitekerezo byawe. Za nshuti, ba baturanyi, hahandi mwa muri kumwe, hahandi muri cya gihugu, ukaba ubaretse, ukifokaliza ku buzima bwawe bushyashya, ugashaka ubufasha bugufasha gukora detox. Detox si iyo umubiri gusa ngo use neza, ni mwimbere muri wowe, kuko mwimbere muri wowe uracyagendana, umuntu uri toxic, uracyagendana uburozi wakuye hahandi naho hari toxic. Bishatse kuvuga yuko si ngombwa kuvuga umuntu uwo ari we wese wegereye uramwanduza mu buryo utitaye. Kubera iki? Kuko ikibazo ufite ni ikibazo kirekire, nshuti yanjye nziza, kigusaba gutuza, ukaguma hamwe, ugashinga imizi, ugashaka ubufasha bugufasha mental, bugufasha spirituel, kuko ikibazo nyamukuru ni ikibazo spirituel. Bugufasha mu buryo buri emotionnel, mbese bugufasha mu bice byose bigize umuntu. Bitari ibyo ngibyo,
ni hahandi uzadevelopa ibibazo biri psychosomatique, bikagenda bivamo ibibazo psychosocial, bikagenda bibe ikibazo kirekire, ugatangira noneho kuba umuntu w'ikibazo. Bishatse kuvuga ko ku butaka bushasha nitujya gutelefona, nitujyana ama contact n'iki byose n'aba bantu beza bari bahari aho wavuye muri wa mugi, iki byose usa nkaho ubyibagiwe. Wifokalize kuri wowe, uve mu bintu bya victime, uve mu ngo bangize gutya nabanye nakana kangira gutya bigenda gutya. Ibyo ni ibintu biri nuse bidafite muri makeya, ntago biguteza, ntibiteza imbere. Urava muri mode ya victime ujye muri mode ya responsabilité, ku mutuzo wawe, mu mbaraga zawe, ubanze kandi ubanze uruhuke, ubanze utuze. Nta kujya kuvuga ngo bangize gutya, ngo bari bameze gutya, kuko nawe nureba neza urasanga hari uruhare, ubwo buzima ntibwikoze. Hari uruhare igice cyawe kirimo cyakoze, shuti yanjye, ubuzima waciyemo ntibyikoze gutyo. Icyo gice cyawe nanone ugomba kukibona, ugomba gufashwa kubasha kukibona ukacyakira. Haba harimo ibyo ugomba guhindura ukabihindura.